community ya Pi, ni ukuvuga ngo abantu nyine bamayininza Pi bagera kuri open mainnet. N'ubundi murabizi ko intego yacu ni kugera kuri open mainnet. Nubwo tumaze gutangaza muri iki gitondo, ni ukuvuga ngo uburyo bwa mbere bwo kuba community yabo kugera ku buryo bwa open mainnet bakaba babikuza bakaba bagurisha Pi zabo, ni uko community igomba kumenya cyangwa se gutegura open mainnet. Mugomba kwitegura open mainnet ko igihe runaka anytime Pi network ishobora gutangira open mainnet. Rero mugomba kwitegura ngo aba pioneers bagomba gukora migration ku buryo rero bashobora kubanza gukora KYC bakamigratinga then Pi zabo kuri mainnet. Ikindi ntibagomba gukora KYC yonyine kuko mainnet migration ubwayo nyine ntabwo bakora KYC bonyine ngo n'abantu batumiye ngo nibarangiza ntibababwire. Niyo mpamvu rero niba uzi ko wakoze team, wubatse team y'abantu, ugomba niba ugiye gukora migration y'abantu ukaba ushaka gukora migration, ugomba nabo kubabwira cyangwa se ukabashishikariza kuba nabo bakora migration ya balance abo bakazishyira mu ma wallet. Bisobanuye ko iyi ngiyi system ya mbere ni uko aba pioneers gukora migration, okay, mubanza gukora KYC, ariko n'ubundi mugomba no gushishikariza abantu banyu mwatumiye nabo bakaba babikora kugira ngo mubashe kugera kuri open mainnet. Uburyo bwa kabiri ni kuba merchant, ni ukuvuga ngo aha rero kugira ngo Pi yintegrating cyangwa se should integrate Pi, ni ukuvuga ngo abantu mugurisha ibicuruzwa byanyu, abacuruzi nyine hano bari kubwira abacuruzi mugurisha ibicuruzwa byanyu, products zanyu yaba mu gihugu ndetse no online commercial via the Pi ecosystem, mugomba kugirana imikoranire exploringa cyangwa se mukagirana imikoranire na Pi network, ndetse mukaba anga bari gushishikariza abacuruzi, abantu mucuruza ibicuruzwa bya online, Pi irimo iragira ngo mwintegrating mugirane imikoranire. Ushobora kuba uri no mu pioneer ariko ukaba uzi ko uri umucuruzi, rero ahangaha baba bari gushishikariza ko wagira imikoranire na Pi then kugira ngo ya ntego bihaye yuko habaho peer to peer ubucuruzi ko coin habaho bijyanye n'ubucuruzi. Ibyo rero nibyo bashaka abantu bari loko bari mu gihugu na online bakaba bakwagura ubucuruzi bwabo. Hari n'icyo bashishikarije ku ba developers, ni ngo babandi ba developing ama apps mubona muri app ya cyangwa se mubona muri browser cyangwa se muri ecosystem, barababwira ati mugomba kurangiza product zanyu cyangwa se apps zanyu mukazishyira kuri standard, then mukapplyinga kuba kujyanye na migration, ku buryo migrating application zanyu mu buryo bwa mezi ko aba developer nabo nubwo zira apps twabonye muri ecosystem zimwe nabayiretse ngo zicuruza ibiki n'ibiki byose, ngo zira apps ziri muri migration, zira apps mwabonye ziri muri ecosystem nazo ubwazo ntago zose ziri muri open mainnet. Ni ukuvuga ngo hari iziri testnet, iziri muri mainnet rero ni uko ziba zakwakira amapayi. Bivuze ko aba developers bakoze zira apps nabo ubwabo kuba basoza neza zino bazikora neza ku buryo baba bazishyira mu buryo bwa open mainnet, ku buryo noneho abantu batangira bakaziguriraho bakanazihahiraho koreraho transaction nyine. Ubwo no ngo hano bavuze ku developers bagomba kurangiza neza application zabo bakapplyinga kuba zajya muri migration, ngo kuba zakomera kwakira Pi. Bavuze wa merchant ku bacuruzi product mukaba bakora online na loko, bavuga no kuzi kucyo mwakora kugira ngo mujye mube mwabasha buryo bwa open mainnet kugira ngo mwachivinge kwa mwajya ku open mainnet. Nuko mukora migration mukaba mwakoze KYC neza, mukabona gukora migration, then mukabwira na team yanyu nayo ikabigenza gutyo nkuko mwabikoze, then open mainnet igatangira. Nguko rero uko mwakwachivinga open mainnet. Murakoze, Imana ibarinde.